Hari umukobwa twaririmbanaga yari afite amaguru ameza atya, afite imyate washyiramo igiceri bikajyamo. Ariko nubwo yari afite imyate, yari afite icyo bita amavuta yo kuramya Imana. Umutipe ngo amureba ari mu Bwongereza, arampamagara ati Prophet, turiya mukobwa kuramya Imana nticyane. Ati se afite fiance ntoya. Ati si yanyemera. Mbwira umukobwa, hari umuhungu wakumbwiye uri mu Bwongereza yambwiye ko agukeneye, wamwemera? Aravuga ati Prophet, urarusha, iyi myata yayibonye se? Ntibure yarayitegereje. Ataya amaguru ahengamye cyase yarayabonye. Ati siko nazi Icyongereza nzavugana nawe iki? Ati Prophet, ati mubwira toya. Tiwoya wikwisuzugura mukobwa wanjye. Umusore ndamubwira nti mwitegereze neza. Umukobwa arabwira reka ngufotore, nta na telefone yagiraga. Ndamufotora. Ati ni imyatu ujura yifotora imwereke utazamubesha akagira ngo nundi. Ndafotora ndamwoherereza. Ngira umuntu muri kuba ngo iyi Imana ishaka kugusubiza inenge zawe zose irazihisha. Inenge zawe zose igira gute? Umukobwa ngo mwereke ifoto. Nene umwereka no kuri ya maguru. Kumva amaguru umusore yayareba akabona niyo maguru meza abakobwa bafite. Umusore arambwira turiya mukobwa ni mwiza. Neneho nanjye ntiwarebye ku maguru satiye atafata amaguru meza pe. Umusore ava mu Bwongereza aza kureba umukobwa amusigira smartphone. Umukobwa yibereye hehe? Mu Bwongereza. Nta mashuri, nta gifaransa, amavuta. Bwira umuntu muri Kongo tunga amavuta azakugeza ku Imana ishaka kukugezaho. Kaduhombeka amaso gatoya. Hombeka amaso yawe muri uyu mugoroba. Data wa twese, tubabarire turabanyabyaha, twakoze byinshi byangwa n'amaso yawe. Uyu mugoroba tuje imbere yawe, uyu mugoroba tuje kugutaramira tukubwira ngo tubabarire Mana. Twagiye dukora ibyaha bituma dutukisha izina ryawe ku musozi aho dutuye. Uyu mugoroba Mana tubabarire. Uyu mugoroba twezesha amaraso yawe. Ubwira Imana ibyaha byawe bikugoye. Ubwira Imana intege nkeya zawe. Niba waragiye mu bapfumu wihane, kubera ko amasengesho y'umunyabyaha nikizira mu maso y'Imana. Riya mama shiya mama. Iyegereza Imana mu mutima wawe, uyibwire ngo Mana mbabarira. Iyegereza Imana mu mutima wawe. Niba hari icyaha kigutandukanyije n'Imana, ubwire Imana ngo Mana uyu mugoroba mbabarira. Ubwire Imana ngo Mana narakoseje, sinzongera gusubira inyuma ukundi. Nta muntu uza kukubwira ngo ihane warasambanye wagiye mu bapfumu. Oya, wowe n'Imana ibyaha wakoze urabizi. Fata uyu mwanya wihane kugira ngo tuze kugira ibihe byiza, kuko amasengesho y'umunyabyaha nikizira mu maso y'Imana. Data wa twese, tubabarire, twogesha amaraso yawe. Intege nkeya wagize uzubwira Imana. Buri cyaha cyose kigutandukanyije n'Imana ukibwira Imana. Ijuru rizajyamo abakiranuka, ntabwo rizajyamo abanyabyaha. Intege nkeya zawe zose zibwira Imana. Mana nyiribihe we, tubabarire muri uyu mugoroba. Tubabarire gukiranirwa kwacu kose. Abakobwa, abasore, abagabo bakoze byinshi byangwa n'amaso yawe. Uyu mugoroba tuje imbere yawe Mana. Tabari twizina ryawe rize gushigwa hejuru. Atabari twe icyubahiro kize kubicawe Mana. Byatumarira ikiguterana tutihana, byatumarira ikiguterana tudakizwa, byatumarira ikidutera imbuto aho dutuye. Mwami Yesu twozesha amaraso yawe. Uyu mugoroba dufashe umwanzuro
zamura ibiganza byawe usubiramo aya magambo uhumirije ku maso yawe uvuge ngo mwami Yesu, nizeye imbabazi zawe, nakoze byinshi byangwa n'amaso yawe, uyu mugoroba mbabarira, fashe icyemezo cyo gukizwa, fashe umwanzuro wo kugukorera. Umva Satani, rekura ubuzima bwanjye, nagukoreye igihe kinini ariko ntabwo wigeze umpemba. Uyu mwanya ndashaka Imana, ngwino mu buzima bwanjye Yesu, ntandukanya n'icyaha, unyambika imbaraga. Ngewe naragerageje biranga, ariko ngwino ufatisha amaraso yawe. Umva Satani, kuva uyu munsi koze divorce nawe, sinzongera kugukorera ukundi. Ngiye gukorera Imana, ngiye kwamamaza Imana. Ingeso zanjye, intambwe zanjye, uburanga bwanjye, icyubahiro cyanjye, ibyo ntunze byose bigiye kugukorera Mana. Hanyuma reka ngira icyo ngusaba Mana, kura mu butayu ndimo, kura mu buzima bubi ndimo, kura mu buzima bushaririye, kura mu buzima bwo gupfundikanya. Paza agasuzuguro k'abadayimoni, paza agasuzuguro ka Satani, paza agasuzuguro k'abandoga, paza agasuzuguro k'abangwanya, paza agasuzuguro k'abavuga ko ntaho nzagera. Niyatuyeho ibyiza, niyatuyeho amasezerano, umugisha wanjye ntuze. Mana utereho amababa, Mana utereho amababa, ibyanjye aho biherereye hose nibinsange mu izina rya Yesu. Fashe umwanzuro n'icyemezo, ngiye gukorera Imana. Umva Satani, uramwaye ku buzima bwanjye, kubera ko iki nicyo gihe cyanjye. Ngiye kwinjira muri gakondo yanjye, iki nicyo gihe cyanjye. Ngiye kwinjira mu masezerano. Satani uramwaye n'abawe bose. Tera haleluya, ongera utere haleluya, ongera utere haleluya. Tera haleluya yo kwakira imbabazi z'Imana. Asa n'urangurura, hamagara Yesu, yego, ngwino usange muruhure. Asa n'umanitse mu mayira abiri, uhanyura yitegereze, ubona kojejwe n'isoni. Numvijwe ryurira, asa n'urangurura, hamagara Yerusalemu, ngwino usange muruhure. Asa n'umanitse mu mayira abiri, twese uhanyura yitegereje, ubona kojejwe n'isoni. Nta jisho rishaka kumureba, come on. Nta jisho rishaka kumureba, oya nta gutwi gukeneye kumwumvira. Nta jisho rishaka kumureba, nta jisho rishaka kumureba, nta gutwi gukeneye kumwumvira, nta gutwi gukeneye kumwumvira. Kandi aribo yaziraga. Iki gitero ndagikunda. Umusaraba nahakuye indirimbo, nahezeyo indirimbo
bibaho byose ntaco ndashaka kumva amajwi yanyu cyanandukanya nawe. Come on again. Mu bibaho byose, mu bibaho byose nta na kimwe cyanandukanya nawe. Ndanyuzwe, zamura amaboko yawe ubivuge, kuko ngufite amahoro. Ndashima cyane, ndashima cyane ko yambonye akanshigikira. Reba hirya ubwe yarabivuze ati Yakobo ndakwibutse, muhinduye muhinduye ubwoko bw'Imana. ubwe yarabivuze, ubwe yarabivuze, shyiraho izina ryawe ati dore ndakwibutse, muhinduye ubwoko bw'Imana. muri we ndemerwa n'icyaremwe, ngabirwa na cya gihugu cyose, ngabirwa na cya gihugu cyose. Zambabazi nyinshi, zambabazi nyinshi zinyegeza hafi, amagambo meza amesha kwinjira. Ndemera ndemerwa, uri naraye ku marembo y'ijuru.